ku buryo icyo gihe nagiye muri dote amaso yabyimbye narize, mbese numva nataye umutwe ndeba ukuntu anteje abantu, ndeba ukuntu ari kuntesha umutwe gasozi nk'uko abishaka cyangwa nkahahamuka indi kavamo. Sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Yankoreye ibitangaza ndamushima, nawe uzamushimira ibyo yakoze. Yangiriye neza uwo mwami nzamuvuga, nawe uzamuvugira ibyo yakoze. Nanone turagarutse tubazaniye umushyitsi hano kuri Safiro, araje nawe abasuhuze. Uraho neza? Yego muraho. Amahoro y'Imana akomeza bane nawe. Yego namwe. Tugaye ikaze hano kuri Safiro TV. Nitwa umwana nk'abandi Libere, nkaba ntuye hano Kimisagara Katabaro. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanzi, niwo murimo nkorera Imana, ndi n'umuvugabutumwa mu buryo Imana inshobojemo. Turashima Imana. Reka tubanze dusenge mbere y'uko dutangira ubuhamya. Mana yacu, Mana igira neza, Mana ishobora byose, uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza, uri Imana yahozeho kandi izahoraho iriho. Mana tugushimiye ko izina ryawe uriya, niyo mpamvu isaha tunejejwe no kugushimira imirimo myiza wakoze mu ruhande rwacu. Turagushimye Mana, kugira ngo Mwami wacu Yesu twese uduhane umugisha muri iki kiganiro tugiye gukora, kandi neza yawe igaragare ku buzima bwacu. Ndakwinginze rero ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Twakomeje rero, twamaze kuguha ikaze, twabibutsa gukora subscribe, mugakora share, like, comment ku biganiro byacu, ku mavideo. Twiyemeje kuzajya tubagezaho ibyiza. Muri ibyo byiza rero harimo n'uyu mumama, kugira ngo murimo muramubona afite byinshi Imana yagiye imubitsa. Hari imirimo n'ibitangaza yagiye imukorera. None se mama, wamaze kubabwira amazina yawe, noneho tugiye gutangira utubwira bijyanye n'ubuhamya. Uyu munsi tugiye gutangirira kuki ku gice cya mbere cy'ubuhamya bwacu. Mfite maze gukora mbese mfite ubuhamya. Imana yankoreye imirimo n'ibitangaza, nkora ubukwe. Byari bigoye, cyari igihe kinini cyane ntegereje isezerano ry'ubukwe, ariko igihe cyarageze Imana irarisohoza. Niyo mpamvu nagira ngo mbwire ababyeyi, mbwire abafiyemeri, mbwire abakobwa cyangwa abasore bagiye gushaka, bitonde muri ubu buhamya, bantega amatwi, bumva imbogamizi ziri mu buryo bwo kubaka ndetse no muri uku gukorera Imana, n'uburyo bakwitwara kugira ngo babashe kubaka kandi bakorere n'Imana neza, n'uburyo bagenda muri aka gakiza bagakorera Imana nta mugayo ubariho. Nagira ngo mbwire n'abahanuzi muri rusange, abahanuzi bakorera Imana babe maso, kuko muri iyi minsi hari abahanuzi b'ibinyoma bateye, barimo kugenda basenya ingo z'abantu, ndetse bafite n'ubundi bukorikori bakoresha bagasenya ingo z'abantu. Nagira ngo mbwire abo bantu rero ko bari kwangiza izina ry'abahanuzi. Abahanuzi nyabahanuzi babe maso, basengere icyo kintu, kuko abo bahanuzi b'ibinyoma bari kugenda basebya, bica n'izina ry'abahanuzi b'Imana. Njye nakubwo mu ndebe uku nguku nakoze ubukwe, nari maze igihe kinini cyane nkorera Imana, ariko afite isezerano ry'ubukwe, ndi umufiyemere. Mbere na mbere nagira ngo mbwire abafiyemere mukomere kandi muhumure, icyo Imana yavuze no kugikora izagikora, kuko ijya iherekeza ijambo ryayo kandi ikarisohoza. Nakoze ubukwe
2020 n'ejo bundi mu kwezi kwa kabiri kuri 15 murabibona ko ndi umugeni nyine ni ndacyari umugeni muri make. Twari warutangiye ugeze ku kintu kijyanye n'abahanuzi n'ibiki abahanuzi sibyo n'abavuga butumwa. Ubwo niho tugiye gutangirira ku kijyanye n'abahanuzi uko byagenze. Mwamaze kubibona ko afite impeta na fiançailles aracyayambaye ngira ngo wayiberetse n'uwashatse kongera ukabereka. Maze gukora ubukwe byagenze gute? Maze gukora ubukwe rwose nakoze ubukwe bwiza nk'uko Imana yabimbwiye, ubukwe burasohora, ariko maze gukora ubukwe Satani ntabwo yishimye. Ko ndibuka ko mu bukwe byari ibintu bikomeye cyane, abarozi bahagurutse, abanyeshyari bahagurutse, Imana imbwira ko bashaka kunsarisha, bashaka kunyicira mu bukwe nambaye ivara, ariko Imana yaritamuruye mbona ukuboko kw'Imana. Mu gitondo mpagurutse doti igiye gutangira nibwo Imana yanyoherejeho abahanuzi 4 muri icyo gitondo. Imana irambwira ngo humura, nubwo bavuze kuri busare n'abagambiriye kukwicira mu bukwe, ndahari ndi Imana, nkuri imbere, nkuri impande zose, ndakugose, nta kintu uri bubi. Nari mfite ubwoba bwinshi nkora ubukwe, niyo mpamvu abadayimoni badakwiye kujya bagutera ubwoba, kuko buriya Imana iyigufiteho umugambi, nta kintu abadayimoni bavuze ku buzima bwawe, umugambi w'abadayimoni ntushobora gusohora. Ariko ndashima Imana ko ubwo bukwe naburangije amahoro. Ni kenshi cyane abadayimoni bajya bagambirira kwica abageni mu bukwe, ariko Imana nanjye nabonye indengera, ndi umugabo wo kubihamya. Ubukwe rero burangiye, nyuma y'amezi 2 nibwo umumama ahantu nahagurukiye, ntabwo ari marene, ahubwo ni ahantu nahagurukiye, ni umuntu wari umubyeyi wanjye wo mu mwuka, wasenganaga n'umutware wanjye, bari bungirizanyije muri groupe, nanjye nari ndi muri iyo groupe y'abanyamasengesho. Twe dufite icyumba kinini cy'amasengesho aribo bakiyoboye, rero twamufataga nk'umubyeyi. Ari umugabo wanjye yamufataga nk'umubyeyi we, nanjye namufataga nk'umubyeyi. Biba ngombwa ko twumvikana ko ariho nzahagurukira, kuko iwacu hari kure. Arabyishimira rwose, twaramukundaga, nawe tubona dukunda, ntabwo twe tuzi ko yaduhemukira, ariko byarangiye aduhemukiye. Araduhemukira nyuma y'uko nkora ubukwe mu mezi 2. Mbere yaho gato ariko ngiye ntekereza ko hari amafaranga y'inkwano twabaye nk'abashyamiranaho. None se aho ngaho yashakaga ko ayo mafaranga ariwe bayaha? Yashakaga ko ayo mafaranga ngo ntagira ikintu na kimwe ntahana mu rugo, ahubwo ngo nyazana, ngo akayahahisha ibintu byose ngo byo mu bukwe. Mbega we yashakaga ko wenda duhaha amadepo y'ibintu byinshi, hakagira wenda ibisigari. We niko nabibonaga, we yagira ngo profite wenda kunyicisha ubwenge gutyo muri ubwo buryo, kugira ngo hagira ikintu gisigariwe mu rugo. Ariko tukira aho ngaho we kandi ufite ababyeyi? Mfite ababyeyi. Okay, agashaka ngo ayo mafaranga y'inkwano we ayakoreshe atitaye ko abo babyeyi bafite, mbese wari we ubiyobora byose? Yego, yashakaga ko ari we ubiyobora byose, gusa ababyeyi mfite ni mama wenyine, ariko arahari. Kandi kubera ko mama ari umukene, nari navuze nti kubera ko inkwano nta muntu uzangurira wenda ibirongoranwa, naravugaga nti wenda ndabikoresha muri dote. Ayo mafaranga nayakoreshejeho muri dote, decoration, murabizi ibintu biba bikenewe muri dote ni byinshi. Ndavuga nti wenda nguremo n'udukoresho dushoboka ndi butahane. Umubyeyi rero akambwira ati wowe ibikoresho byihorere, ayo mafaranga uyazane tuyahahisha ibyo kurya byinshi bihagije. Nkamubwira nta mafaranga y'intwererano arahari, niyo nzaguha. Noneho nawe nari namuhaye invitation ngo asohore mu bashuti be, nawe ayazatwereza, ayakusanye nayo bantwerereye, niyo namuhaye. Hanyuma ndamubwira ntayo ngayo, reka tuba ariyo dukoresha ibyo kurya n'ibintu byerekeranye n'ibyo kurya, wenda n'utundi tuntu twakenerwa mu bukwe. Noneho ayinkwano ndakora haya decoration
nkoreho ay'intebe abakwe bazicaraho, nabaye musi urabyumva, byose byarandebaga. Ariko ibintu byo kurya tuzakoresha y'intwererano n'utundi tuntu tuzakenerwa ntabyumvi. Biba ngombwa yuko nyine birangira ngewe mfasha amafaranga, kuko nari namaze kureba nk'umuntu mukuru, nararebye nditegereza mbona arashaka kumpenda ubwenge. Reba gutaha mu rugo nta na teremusi ugira, nta n'iyisororo ugira, byari ikibazo. Ngewe mpitamo guhita nsa n'umwima amatwi, nkora ibyanjye, ndangije uwo mwanzuro nyine ko nawe intwererano, untwerereye amafaranga nkayamuha, untwerereye amafaranga nkayamuha, nkamubwira ntaya n'ay'ibyo kurya n'ibindi bintu bizakenerwa mu bukwe. Ariko ntabwo byamunyuze, nyine yabonye nyine nanjye natsimbaraye, ashiriramo araceceka aratuza, ku buryo ku munsi wa dote nari ngiye kureka gukora ubukwe, nari ngiye kubivamo. Yantesheje umutwe, arimo antesha umutwe, arimo anteza abantu mu bukwe mu gitondo, doti iri bube nka 4 nka 2 ateranya abantu b'abagore, harababwira ngo ndi umukobwa mubi, ngo namwimye amafaranga nyafite, ku buryo icyo gihe nagiye muri doti amaso yabyimbye, narize, mbese numva nataye umutwe, ndeba ukuntu anteje abantu, ndeba ukuntu ari kuntesha umutwe. Bageze aho abantu baramubwira bati abafiye banjye na marene, aramubwira ati mwitesha umugeni umutwe, nta n'ikintu umugeni ari bubazwe, mukora ibyo mukora, ibishoboka ibidashoboka mu byihorere, umugeni mu mwihorere. Bivuze ko ikintu cyabayeho, habayeho kutanyurwa n'ibyo wowe wari wamubwiye. Yashaka ko amafaranga yose muri makeya kugira wenda tuze kugenda tuvunagura, kuyamuha yose, yaba ari intwererano, yaba ari inkwano, byose ubimuhe, byose mbimuhe. Noneho we yashakaga ko niba turi buhahe wenda akabido 7 k'ubuto, duhaha ka 15. Niba turi buhahe wenda umufuka umwe w'umuceri, tugahaha 2. Nubwo buryo nabonaga bishakamo kugira ngo wenda profite kugira gute, kugira ibyo asigarana. Nje niko nabibonaga yabishakaga, ariko nanjye mba namubonye, ndamwima amatwi, ndamwihorera. Urumva niho twahereye dushyamirana. Maze gukora ubukwe rero hashize amezi 2, nibwo yicaje abahanuzi, hanyuma agambana n'abahanuzi. Nawe yari umuhanuzi, yari umuntu usengera abantu, mwitonde mu byumve neza. Abarokore bo muri iyi minsi mujye mu bitondera, ibyera byose ntabwo ari amata. Ibyera byose ntabwo ari amata. Arangije akoranya abahanuzi, ababwira uburyo bagomba guhanurira umugabo wanjye, ko ntari umugore w'umugisha, ntari umugore we, atari nge Imana ngo yamugeneye. Mbese bamuhanurira ibintu byinshi, bamubwira ko ngo ndi umurozi, bamubwira ibintu byinshi cyane. Mbese aho ngaho kuko umuhanuzi ukijijwe avuga ibintu nk'ibyo ngibyo, akajya guhanura ibintu atekereje, cyangwa se akaba yagambana n'abahanuzi bagenzi be, ngo bavuge ko umuntu mbese bagahimba ikinyoma nk'icyo ngicyo, bijya bibaho nabyo. Barabikoze, nanjye birantangaza, biranantungura. Nibaza niba ari ubikoze, niba ari wa muntu nafataga nk'umubyeyi wanjye nakundaga, birancanga. Ariko ndibuka ko tumaze gukora ubukwe mu mezi 2, rwose twari tumeze neza, mbyibushye nsa neza, umugabo wanjye abyibushye asa neza. Ndibuka ko twigeze kujya kumusura, akavuga ngo uziko naye nabayobewe. Urukundo se cyangwa nyine yaratubwiye ngo yarakibakunza aho ngaho nyine, urumva yari afite akantu twe tutazi k'ishyari, kuko yaratubwiye ngo uziko ngo naye nabayobewe. Tusise wari watuyobewe gute? Ngo mwabaye ngo nk'abakire, ngo mwabaye ingagari, ngo mwarabyibushye, ngo mumeze neza, ngo ntawamenya ko ari mwebwe. Turavuga tuti subwo wari watuyobewe gute koko, mu bantu bayoberwa koko turimo? Nuko turabyihorera gutyo. Ariko nyuma nibwo namenye ko ryari ishyari yari afite. Kubwo ngubwo rero ni nabwo yatubwiye ngo ntabwo ngo tuzigera dusama, ngo atadusengeye. Tukiri aho ngaho muza kumusura uwo munsi, akababwira gutyo ko abona mumeze neza, nibwo yahise avuga iryo jambo ngo ntabwo muzigera musama. Ni nyuma nanone dusubiyeyo, kuko twamusuraga nk'umubyeyi, urumva twarasenganaga kandi twe duturanye, twe twakoreye ubukwe hafi yiwe. Kugira ngo rero aba baze kubyumva neza, hari inshuro mwamusuye mbere
indi nibwo yababwiye iryo jambo ntabwo muzigera musama atabasengeye. Mbese niwe umuntu uzi kuzamura isengesho neza. Ubwo ubukwe mbese nibwo nanjye nicaye ndatekereza ndavuga ngo ni iki gituma tubwira ngo ntabwo tuzigera dusama atadusengeye. Se niba uzi gusenga wenyine, ndavuga natwe turi abakozi b'Imana kandi Imana iratwemera, nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo umuntu atubwire ngo ntituzigera dusama ataduterereye umusozi. Se twe turi ibirema, nta maguru tugira se cyangwa nta munwa dufite? Bega ubwo nabyibajije mu mutima. Nuko ndavuga ni natwe dufite uburenganzira bwo kubwira Imana icyifuzo cyacu kandi ikacyumva nk'Imana. Nuko ubwo rero ndangije nterera umusozi ndi njyenyine n'umugabo wanjye ntago yari abizi. Ndagenda ngeze ku musozi mpurirayo n'umuhanuzi. Umuhanuzi nahasanze Imana irambwira ngo barakumanitse, baravuga ngo nubwo ukoze ubukwe ntuzabyara, baravuga ngo ntuzaheka ntuzonsa. Nibwo yasengeye amabere yanjye, asengera umugongo, asengera ibibero byanjye, aravuga ati Imana yo mu ijuru nubwo wavuze ko utazaheka cyangwa wonse cyangwa ngo ukikire, ariko Imana iguhaye guheka. Ati Imana irabiguhaye rwose, ati Imana irabikoze kubera ko hari ibyo bakoze. Ati dore barakumanitse ariko Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Ati humura uzasama. Icyo gihe nari niyoberanyije mu by'ukuri, nari nagiye niyambariye ikanzu, impeta nazikuyemo ndazibika mu gasakoshi, mbega nigira nk'umuntu w'umukobwa utaranashaka. Kuko nari nashakaga kumva ikintu Imana imbwira kuri icyo kintu. Nuko ariko Imana yavuganye nanjye kuri uwo musozi kandi ivugana nanjye neza. Hashize icyumweru kimwe maze guhura n'uwo muhanuzi w'Imana, we navuga ko ari umuhanuzi w'Imana kuko nta muvumo nigeze mubonaho. Ubwo rero andangije hashize nk'icyumweru kimwe nibwo nasamye. Noneho nyuma yaho urumva ntiyabiyobewe, yageze aho arabimenya. Amaze kubimenya rero nibwo yahise ateranya inama z'abahanuzi. Yarurumbuye noneho kangaye. Nuko arangije ateranya abahanuzi bamuhanurira ibyo bintu byose. Bamaze kumuhanurira ibyo bintu byose baranamubwira ngo nafata inzira agenda ave muri urwo rugo kuko surwe. Gusa bamaze kubimubwira babwiye umugabo wawe? Umugabo wanjye. Hanyuma bahise bakora ikintu cyo kumuha n'ibintu mu kanwa, baramuroga, mbega bamuha uburozi. Abantu bavuga ngo uburozi ntibubaho, uburozi bubaho. Urumva baramuhanuriye, baramuhuhera, bamuha ibyo atamira, mbese baramumpuza mu buryo bwose bushoboka. Baramutangatanga kandi we mu gihe yari yizeye ko bari abantu be b'abavandimwe basengana. Nuko agenda ubwo ngubwo nawe atazi uburyo agiyemo. Najya muhamagara ntiyitabe telefone, najya muvugisha ntamvugishe, nsigara aho njyenyine gutyo nkomeza gusenga. Cyakora ikintu nshimira Imana, wenda tukiri aho ngaho, ashaka undi mugore cyangwa se yabaye umusazi? Muri make yagiye he niba atari ibanga? Mbese urumva ibintu bamuhaye byamutesheje umutwe. Ntabwo yigeze ashaka umugore, gusa yakoraga akazi kwa muganga, ariko ako kazi yakoraga yahise asaba gukora abayo. Ubwo njye nari ntekereje yahise, mbese muri make yagiye mu kindi gihugu, yagiye mu zindi ntara, ariko ubwo yari ari kwa muganga. Yari ari mu kazi rwose hafi yanjye. Urumva nari ntuye ahantu bita kuri Ruhondo hano i Karama. Nawe akorera ku giti cy'inyoni ku ivuriro rihari, ariko urumva hari hafi yanjye. Ariko ibaze yaraje arambwira ati bampanze gukora mba mu kazi. Ati ni ku manywa na nijoro? Ati cyane. Arabyitwaza. Ubwo noneho ntabwo yari we. Urumva uwo mumama nyiri iryo vuriro nawe yasengerwaga n'uwo mumama wadusenyeye urugo. Noneho yakoze inama, bakora politike yo kumuheza mu kazi kugira ngo adataha. Nyirabuja? N'uwo munyamasengesho wadusenyeye. Mama wawe wakubereye umubyeyi mu gihe cy'ubukwe. Yego. Noneho rero bamuheza mu kazi muri ubwo buryo.
babiziranye buri munsi bamuhanurira urumva n'ibyo bintu byose bari baramuhaye nawe yabaye nk'umuntu wataye umutwe nuko ni ukuvuga ngo aho hantu wa mudamu yaramusubiriye sibyo yagize kumuroga ibyo mu kanwa n'ibyo bindi niba basekura niba bacucuma ntumbaze niba basonga nk'ubugari agira kumusanga mu kazi noneho amufatanya na nyirabuja n'umukoresha nyirabuja aha ubwo rero urumva nyine nta kindi kintu yari gukora nawe yagiye muri ubwo buryo nawe yubiye uko agiye ariko ikintu nshima Imana nuko yakomeje kugira gute gusenga arasenga nubwo yameze gutyo yagendaga yisengera mu misozi agasenga mu byumba by'amasengesho agasenga noneho Imana iza kumuvana aho hantu imujyana ahandi Nyarutarama kuri ndi vuriro yego imujyanye kuri ndi vuriro i Nyarutarama niho yahuriye n'abandi banyamasengesho batari babandi kuko urumva bari baramushyize nko mu kazitiro aribo bamuhanurira buri munsi ibyo bashaka bamubwira ko urugo atari urwe bamubwira mbese ibintu byinshi bamubwira ko yibeshye bamubwira kandi rwose mu by'ukuri kandi ukumva umukunda none ko namushatse mukunda kandi nawe yarankundaga ntabwo navuga ngo ntiyankundaga ahubwo yaranyangishijwe anyangishwa n'abantu ariko buriya umugambi w'Imana ku muntu ntujya uhera kandi rwose umugambi w'Imana uranagora umugambi w'Imana uragora niyo mpamvu uzabona abarokore benshi baca mu ntambara nyinshi nuko baba umugambi w'Imana uba ubariho umugambi w'Imana rero uragora iyo uri mu mugambi w'Imana uhura n'ibibazo uhura n'intambara kubera umugambi w'Imana w'ikigushakaho kubera ko Satani nawe abarwanya ikimana ishaka ko ubacyo nuko amezi arashira ndarataha ariko indigeze mu mezi 7 nza kurwara ndarwara urumva nari njyenyine niho nagira ngo nkubwire urumva mu mezi 7 nibwo batangiye kunyoherereza ibintu message uwo mugore akajya anyohereza message ambwira ngo uri umupfu ambwira ngo ugiye gusara ngo nicyo ushigaje ngo mu minsi 3 ngo urabupfuye ndibaza ariko si uyu mudamu koko nshaka iki ko umugabo wanjye yamujyanye akamwangaza ikindi nshakaho ni igiki kumbi baramubwiye baramuhanuriye ngo ntabwo ngo indango yanjye izavuka ngo izavamo ngo kugira ngo Imana imukorere ubundi bukwe kugira ngo mbega ngo yemere ko Imana ari yavuganye nawe iciye muri bo ngo inda yanjye izavamo babona inda ntivuyemo igereje mu mezi 7 niyo mpamvu yanyohererezaga izo message zimpaha mu rurabizi umugore utwita inda nkuru yahahamutse ishobora no kuvamo kuko narahahamutse wa mugani yazoherezaga mu gitondo na nimugoroba ngiye kuryama yagira ngo hari nirirwe nabi ndare nabi nuko cyangwa inakwicaye wicyo yashakaga nuko nsara nkajya ku gasozi nkuko abishaka cyangwa nkahahamuka indi kavamo nuko arangije inda ntiyavamo kubw'imbaraga z'Imana ngiye baramubwira bati nubwo itavuyemo ariko ntago uyu mugore azabaho kubera ko Imana irashaka kugukorera ubundi bukwe ahubwo azapfa umwana Imana igukorera ubundi bukwe babona amezi 9 arageze nabyariye umwana wanjye namubyariye amezi 10 amezi 10 ndayararenze mubyarira amezi 10 nuko babone inda iravutse kubw'imbaraga z'Imana indi iravuka umwana wanjye ariho nanjye ndiho uramubona nguriya afite amezi 5 buriya nawe Imana yamuvuzeho n'umukozi w'Imana kubera ko ni umuhanuzi buriya abantu bavuga ujye ubareka bavuge ahubwo ushyigikira icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kuko nicyo cy'agaciro kuruta icyo abantu bavuga abantu bashobora kuvuga ibintu bakavuga ibindi ariko uzaha agaciro icyo Imana yavuganye nawe ni ukuri kandi Imana
izagushyigikira izashyigikira n'ijambo ryayo yavuze ku buzima bwawe risohoze. Yego. Rero narabyaye mbyara neza mbyara mbazwe, gusa ndashima Imana ngewe numva ari nko kubyara neza kuko nubwo bambaze ariko njya mvuga ngo bo bifuzaga ko mpfa ariko Imana impa ubuzima, kuko ndibuka ko ngeze kwa muganga ndikunda ibintu byari bikomeye koko bikomeye, ariko Imana iritamurura kuko nabonaga nari mfite ubwoba ko ndi bupfe nanjye kubera aho ngaho yataza kwasimbuka yari yaragarutse cyane yari ataragaruka, ariko naramuhamagaye ndamubwira nti ngiye kubyara. Mubwiye ngo ngiye kubyara, urumva we nigeze kukubwira ko yageze hakava aho yabaga aho ngaho muri abo bahanuzi akajya gukorera ahandi Nyarutarama. Niho yabaga rero ageze yahura n'abandi banyamasengesho bazima, baramusengera urumva muri kwa kumusengera bya bindi babandi bakoze babitesheje agaciro, bita agaciro, baramusengera asa n'ugenda humanuka. Nanjye aho narindimo gusenga Imana ikambwira iti humura nzamuzana, atariko azaza nta kintu afite, azaza ameze nabi. Nari mbizi ko nta kintu mutegereje, wari guteguzwa nyine ko uko azaza kose uzamwakira. Atazaza humura azaza. Ndatuza gusa maze kumubwira ko ngiye kubyara agatima kari kagarutse, urumva imyuka mibi n'ibirozi bari baramuhaye byagendaga bimuvamo. Nuko arangije araza ansanga kwa muganga, yahise anyoherereza amafaranga kuri telefone, umuntu wari unjyanye kwa muganga wari undiho amwoherereza amafaranga yo kwishyura imiti. Yego. Arangije kuyamwoherereza urumva twarayifashishije, nyuma yaho dukenera gusezererwa mu bitaro, nabwo araza yishyura ibitaro. Yes, wenda twahera kugira ngo bitaza kuba byikase. Twahera hariya mbere yuko ubyara, ukuvuga ngo amafaranga yayakoherereje sibyo uri kwa muganga ariko we atarahagera, wenda wakomereza aho ngaho. Ayanyoherereza ari kwa muganga amafaranga yo kwishyura imiti yibanze, hanyuma no gusezera ibitaro badusezerera nabwo yaraje yishyura ibitaro. Nyuma naramubajije se kutari ugikora, kuba bageze aho baramwirukana arwaye, baramwirukana ku kazi. Nuko ubwo rero muri kwa kumusezerera cyakora urumva agatima kari karagarutse ngo hari udufaranga yiziritse, haravuga ati umugore wanjye nabyara azagira nzajya kwa muganga wenda azampamagara murwaneho kuri aya mafaranga, kuri utu dufaranga nsigaranye mfite. Gusa Imana yaramukoresheje kandi yarakoze, Imana yaramukijije muri uko kugenda agarura agatima. Ngiye ibintu yakoze nabyaye ntago nari nzi ko ari bubikore. Yarambwiye ati naremeye ngurisha n'inkweto yanjye, yarafite inkweto nziza ihenze ya sandari nayo yarayigurishije. Ya sandari. Aremera arayigurisha ariko ngo mve kwa muganga. Rero yarabimbwiye, ndavuga nti Imana yakoze ikintu gikomeye. Mu by'ukuri ukuntu yari mbese navuga abantu nibo bajya bavuga ngo hari igihe umuntu akubunuriza neza burundu ukavuga uti uyu muntu nta nubwo azagaruka, ko nta cyizere nari mfite ku mutima we uzanagaruka. Ariko ndashima Imana ko yagaruye umutima we, za mbaraga z'imyuka mibi bamushyizemo zikamuvamo, akongera akagaruka. Ubu ngubu nyuma yaho hashize nk'amezi 2, umwana afite amezi 2 nibwo yaje. Ubu ngubu tumaranye amezi 3. Tumaranye amezi 3. Ubu nibwo hari navuga ngo wenda turi abageni kubera ko ubu nibwo turi muri buki mu kwa buki wa mugani. Nuko gusa turashima Imana uko biri kose. Aho ngaho nkaba numva nabwira abantu bishingikiriza kubahanuzi. Reka nze gatoya mbere yuko tuvuga kuri ako kabahanuzi.
wakoze ubukwe umara amezi 2. yego nibwo niba nkibuka nibwo yagiye agaruka umaze amezi 10 kuko wavuze ko amezi 10 ariyo wabyariye. niyo nabyariye. agaruka umwana afite amezi angahe? 2. Bon appétit rero ukwabuke. Merci. Nuko rero gusa turashima Imana nubwo Imana yatunyujije mu nzira ndende. Ubu ni ukuvuga ngo urugo rwacu rwarahirimye. Ninkubwira ngo muri ubwo buzima yansizemo urumva nta kazi nari mfite, urumva nari ntwite, ndigera ubwingwa nabi, ndarwara, n'ibyo bibazo byose nari meze nk'umusazi, nanjye nari meze nk'umuntu wataye umutwe. Ariko nkomeza kwinginga Imana ngo ikomeze ifate umutima wanjye ne guhahamuka cyangwa ngo bibi bibazo. Urumva byabaye ibibazo birebire, n'imiryango ibyakira ukuntu bakajya bamwinginga bati taha tireka reka akabyanga. Nuko nabo babura icyo bakora, baraceceka nyine, buri wese aratuza. Urugamba rubu rwacu twembi nyine. Ariko ndashima Imana ko Imana yabirangije kandi ikabirangiza neza. Ubwo urumva ko nubwo bimeze bityo turi mu buzima bubi butari bwiza. Urumva ubwo buzima nagurishije intebe nkishyura inzu, ejo nkagurisha ikindi kintu, kugeza ubwo nagurishije n'imyenda nambaraga niye yari yarasize ndayigurisha. Kuko urumva ikintu cyose nabonaga nari imeze nk'umuntu wihebye wataye umutwe. Ikintu cyose nabonaga nakuraho amafaranga yo kuba nakwishyura inzu ntiteje abantu narabikoraga. Urumva ari ukurya, ari ukwishyura inzu. Naranarwaye njya kwa muganga nubwo nari mfite mituweli, ariko nagiyeyo bantotara imiti yo njya kuyigura hanze, banca amafaranga menshi ndayabura, biba ngombwa ko niyeranje. Yego. Ubu ngubu iwacu mu rugo nta kintu dufite, urugo rwacu ruri hasi, ariko turashima Imana uko biri kose. Yes. Kuba twarasubiranye cyangwa twarabyaye tudapfuye nge n'umwana nicyo cya mbere. Imana yajyaga imbwira, narasengaga Imana ikambwira ngo humura ngiye gukoza abanzi bawe isoni. Nkayibwira ntariko wa Mana urabeshya, urakoza abanzi banjye isoni ari nge zakoze? Ni kureba zari nge zakoze. Ariko Imana ikambwira iti humura nzabikora. Nuko cyakora Imana yarabikoze. Ubusahinge abanzi banjye bari gukorwa n'isoni, babuze uburyo, babonye dusubiranye birabacanga, babura aho banyura, babura mbega babuze pfo na ruguru. Ariko ndashima Imana ko igikoza abanzi bacu isoni koko. Imana igikoza abanzi bacu isoni. Nawe uri kunyumva ufite intambara nk'izo ngizo uri kurwana, ufite urugamba nk'urwo ngurwo rw'abantu, ariko hamagara Imana. Iyo iri kumwe nawe, iri hafi yawe, ibasha kukurwanirira kandi ikakuneshereza mu izina rya Yesu. Imana yacu ni Imana ishoboye, ni Imana itaginanirwa ku rugamba. Urumva rwari urugamba rukomeye, ariko Imana yabanye natwe. Nawe rero ba hafi y'Imana kandi wihangane mu kigeragezo urimo, utegereze Imana, we kwishingikiriza ku bana b'abantu. Nagira ngo nkumenyeshe ko muri ubwo buzima bwose nari ndimo, nta muntu wo muri famiye nabonye, cyakora uretse mama wenyine niwe waje kundeba. Nta muntu wo muri famiye y'umugabo nabonye, nta n'uwo muri famiye yanjye nabonye. Imana yarafunze. N'inshuti zanjye nta n'uwantekereje ngo avuga ati uyu muntu ni umugeni, reka turebe n'ikibazo yagize, reka turebe ko ari amahoro. Imana yarafunze, bose irabafunga nguma njyenyine. Ariko ndashima Imana. Ubu ngubu bamwe bafite n'isoni bati umuntu tutasuye yarahuye na biriya bibazo, kuko njye nabanje no kubihisha. Nabanje kubihisha, abantu benshi ntago babizi. Hari n'abari kunyumva gutya kuntuze kuri televiziyo, bakagira ikibazo bakavuga bati se uyu muntu ibi bintu byamubayeho koko, kubera ko hari abantu ntabibwiye. Nuko ariko bikabatungura bakabimbaza. Ariko ndashima Imana ko turi amahoro. Iyi Imana yafunze nyine ntawe ufungura. Wenda abantu bari kuza bakanancungera gusa ntibagire n'icyo bakora, ariko Imana yabanye nanjye nubwo byagenze bityo, byaciye mu nzira ndende. Ariko ndashima Imana yakoze ibyo ngibyo. Ndizera ntashidikanya ko Imana izongera ikubaka urugo rwacu, ikaduha ubuzima. Niduha akazi nawe ikamuha akazi, nimpa akazi nawe ikamuha akazi, ibintu byose bizagenda neza. Gusa turashima Imana uko biri kose. Nababwiye ko umurimo nkorera Imana
murimo wo kuririmba, ndi umuhanzi. Kandi ikindi ushaka ko dusenga n'Imana nagufasha gusenga, nawe ufite ikibazo, ufite intambara izo arizo zose nagufasha gusenga, nta kibazo mfite rwose. Ntago nge ndi umuhanuzi w'ibinyoma, nta nubwo ndi umukozi wa Satani, ndi umukozi w'Imana. Nagufasha gusenga hamwe n'Imana, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Libere rero ni umuhanzi, uri umuhanzi. Ese ubundi ibijyanye n'ubuhanzi ubundi byo byatangiye ryari? Ni ibintu bije vuba cyangwa se na mbere hose wari usanzwe uri umuhanzi? Njyewe nkimara gukizwa, gusa nkiri umwana najyaga ndirimba indirimbo ntazi iyo zivuye, nkiririmbira gutyo gusa. Nkaririmba. Burya ubuhanzi bukuba impano ikubamo ukiri na mutoya. Nkuze sinjye mbiha agaciro, ariko nkuze maze gukizwa nibwo nabaye umuhanzi. Nkajya numva indirimbo ziraza nkaririmba, nkahanga, nkayishyira hariya, nkayirepeta, nkayiha amakorari. Nabanje kujya mfonda amakorari, nkayahangira indirimbo zikaririmba. Nuko nyuma yaho rero nibwo nabaye umuhanzi ku giti cyanjye, nkajya ndirimba mu biterane, mu rusengero gutyo. Maze imyaka 10, indirimbo zanjye zimaze imyaka 10. Mfite indirimbo 50, ariko izo ndirimbo 50 naziburiye ubushobozi bwo kuba nazikoresha. Urumva niyo naririmbaga mu giterane naririmbiraga kuri diskete. Ubwo rero ntabwo indirimbo zanjye zirakorwa, nta nimwe ndakoresha. Urumva n'ubuzima naciyemo n'iki. Nyuma yaho tuzakomeza tuganire n'ubuzima naciyemo nkiri umwana kugeza igihe cyo gushaka, nabyo nzabibabwira mu kindi gice cy'ubuzima bwanjye. Rero nuko bimeze. Uri umwe mu bantu baririmbiye kuri diskete? Yego. Muri kiriya gihe cya Theo nararirimbaga, ariko nari ntarakomera cyane, nari nkiririmba mu makorari. Indirimbo zanjye nazihimbaga nziha amakorari, nyuma niho nahimbaga. Maze kuririmba ku giti cyanjye nibwo nagiye nzibika. Iyi Safiro TV ni channel y'abahanzi. Dufite abakunzi benshi bakunda indirimbo, bagakunda ivugabutumwa. Turaza gushyiraho nimero yawe ya telefone ahagana hasi. Haramutse hari ugize igitekerezo cyo kuba yagutera inkunga, ko ashobora kuba yanayigutera, waturirimbiraho gakeya. Niyo warimba nk'ibitero nka 2, ariko tuzi ko hari ikintu Imana izakora. Ntago iyo mpano yawe yakomeza gupfukiranwa, nzi ko hari ikintu Imana izakora. Waturirimbiraho gatoya ku izo ndirimbo zawe kugira ngo bataza kugira wenda ni n'igipindi. Yego. Hari indirimbo ngiye kuririmba ivuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Yankoreye ibitangaza ndamushima, nawe uzamushimira ibyo yakoze. Yangiriye neza uwo mwami nzamuvuga, nawe uzamuvugira ibyo yakoze. Imana yacu ni nyamaboko, itabaruka n'insinzi. Yatabaye Abisiraheli biramenyekana, yatabaye Dawidi biramenyekana, yatabaye Danieli biramenyekana. Imana yacu ni nyembaraga, Imana yacu ni nyamaboko, itabaruka n'insinzi. Yatabaye Abisiraheli biramenyekana, yatabaye Dawidi biramenyekana, yatabaye Danieli biramenyekana. Imana yacu ni nyembaraga. Amen.
iyi ndirimbo rero ndumva ari indirimbo nziza kandi twizeye ko Imana izazishyira ku mugaragaro kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Ubutaha rero turashaka ko uzaba wicaranye n'umutware wawe hano mukaduha ubuhamya muri kumwe. Hari abantu babyumva bakagira ngo ni igipindi, ariko ngewe nabifashe nk'ukuri. Ikindi abakurikira Safiro TV twizeye ko bazakubona n'umutware wawe. Yego, murakoze rwose, tuzazana ubutaha. Mana yacu turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye imirimo myiza wakoze Mana. Ubwo byari bikomeye warigaragaje, Uwiteka wabaye mu ruhande rwacu, turabigushimiye. Turakwinginze rero ngo ukomeze uturinde no mu gihe kiri imbere, ukomeze urinde itorero ryawe hirya no hino, igihugu cy'u Rwanda Mana ugira icyo urema kandi ugikomeze, urinde abanyarwanda n'abanyarwanda